bimeze bite? Turi hakurya no muri Boston. Believes in giving back. Famiye yanjye yizerera mu kongera guha cyase tugafasha natwe abadufashije. Badusubije inyuma imyaka 8 ishize byagenze bite? Kumenye wa munsi wa mwana wa mwuzukuru wanyu ubwo ni Matayo, umwana mutonya ari we bashimuse kuko byamaze kumenyekana ko umwana ashobora kuba akiri muzima. Ati rero umwana bamushimuta. Papa yari ari kumwe n'umwana mu nzu bonyine. Umugore yari ari, yaravuga ati umugore yari yagiye gukora kwa muganga. Iryo joro koko cari baramumagaye baramubwira ngo hari impanuka ya bisi baye. Icyo cyasohoye umugore mu nzu, umugabo asigarana n'umwana mu nzu, gari nabwo bamubeshiye ko yamwishe. Ikindi gitangaje, umugore wa David Barros ari we Cherry bamuhamagara iryo joro ngo bagoka kwa muganga kuko n'umuganga ngo hari impanuka y'amabisi baye, hari impanuka ya bisi baye, kandi iryo joro nta manuka ya bisi yari yabaye, ko hari impanuka ya bisi baye. Uwabyanditse n'Nat Dyson akaba ari we mugabo mushya wa Cherry. Turashize ngiye kujya kuvugana nawe hano hantu ndagira ngo tumve neza twitonze. Umunsi iriya mwana apfa, umunsi wa mwana nyine bivuga ngo papa yamwiciye mu nzu, nuko mama w'umwana iryo joro bari bamuhamagaye ku kazi n'umuganga ngo bangoka kwa muganga hari impanuka ya bisi baye. Ibyo bintu ngundi muntu waje kubyemeza ni umuyobozi w'ivuriro. Umuyobozi w'ivuriro ninde waje kubyemeza ko bahamagaye Cherry ngaze kwa muganga? Umuyobozi w'ivuriro ni usigaye yarashatse umugore wa David Barros cyangwa se ni washatse n'ubundi Cherry, ubu ni basigaye babana aranamutwitiye. Katujye kumubaza. Ariko ndumva nkubajije tubazo duke ntacyo byakwica. Mbaza. Icyashora umwana wapfa bari baguhamagaye kwa muganga ngo habaye impanuka ya bisi. Ugeze hano byagenze bite? Uravuga iki? Abo bantu koko bari baguhamagariye ngo usufure bakoze impanuka warabavuye? No. The accident had been rerouted. Nageze kwa muganga baratubwira ngo abarwayi bari muri iyo bisi bakoze impanuka ngo babimuriye kuri indi vuriro duturanye. Who told you that? Ibyo ni ndabikubwiye. Hospital administrator. Umuyobozi w'ivuriro. Ronald. Yego Ronald. What does it matter? Ibyo bisobanuye iki? Because there were no bus accidents. Impamvu ufite icyo bisobanuye nuko ririya joro bagukura mu rugo ngo ugende ngo hari impanuka ya bisi baye. Iryo joro nta mpanuka ya bisi yigeze ibaho. Ntayo. Of course there was. Impanuka yarabayeho ya. According to the MTA. Twamagaye MTA, ubwo nimba MTA twayegeranye nko guhamagara muri traffic ugahamagara kuri polisi bamwe bashinzwe kumenya iby'impanuka n'iki babyandika. Bus accidents in the greater Boston area. Muri Boston yose usibye na kano gace turimo bakubwiraga nta mpanuka yigeze biryo joro. Mbega niwo kukubwira ngo muri Remera iryo joro hari abaye impanuka ya bisi, bakahita bakubwira ati usibye no muri Remera iryo joro Kigali yose no mu nyengero za Kigali nta haru namwe yigeze impanuka ya bisi. That doesn't make any sense. Ntabwo ibyo bintu byabisobanutse. I agree. Yeah? That's why I want to talk. Niyo mpamvu nari nje kuvugana n'umugabo wawe nyine nk'umuyobozi w'ivuriro waguhamagaye. Fine, here. Urashaka kugaragaza ikireni? It's been made up of bus accidents. Umugabo wanjye yabeshye ko impanuka ya bisi yabaye kugira ngo nze kwa muganga. Do you know how absurd that sounds? Ibyo bintu uburyo byumvikanamo nk'ubuswa. Yego. You're right. Uravuga ukuri, abasaza se bageze muri imyaka bagitongana bagiterana amagambo n'abantu. Sha ntago nakabaye nanaje. It's good to see you. Gusa byari byiza kubona. Gusa ari umuntu bakakubitsemo usigara na mvuye muri bya bigo bishinzwe itumanaho kureba uriya mugore bita Hiride wa undi warayubabeshye. Ninde yahamagaye? Phone records zize basivuyemo. Today she made a call to a Boston number. Ejo yahamagaye nimero muri Boston. Yahamagaye uwitwa ngo ni Kyle Bagen. Capo for the Fisher family. Uyu nguyu akaba akorana na famille ya Bafisha nibadiri ryo muri Bafisha. Bagen aka Kyle Bagen Skunk. aka Skunk. Yitwa Skunk. Uyu mugabo yagiye fungirwa kwiba imbunda gushimuta. Bivuze ngo uyu mugore cyaje bwo twavaga kumureba Hiride niwe wahamagaye Skunk hamagara David Barros kugira ngo bahure. Then one of them. None umwe muri bo yisamurasa. Burroughs wanted her dead, he would have killed her yesterday. Nimba ari Barros wagomba kwica Hiride yarashakaga kumwica ariko yaramwishe amutse musanga muri aparitoma ye ejo hahise. If it was Bergen, the order definitely came from Nick. Nimba Bagen cyangwa se Skunk ari we wishe n'umukecuru ari we murashe n'itegeko ryaba ryavuye kuri boss we Nick. Icyo dufite hakuri no Ronald Dyson batangiye kumukora iperereza. Wa mugabo wa Cherry mushyashya wa muganga ari we watubwiye umugore ngo hari impanuka yabaye ya bisi bigatuma umugore ryajoro asiguruga akagenda, ari naho baje kuvuga ngo umugabo yishe umwana we. Nta cyana kimwe yigeze akora, nta kirego yigeze aregwa, nta kosa afite pe. Ni nko kwa kundi nanjye ugiye muri leta ukavuga ati uyu muntu agira ikosa bakubwira ati nta cyana kimwe arakora kuva yavuka. Imbere y'abantu ni Imana. You know, fake patients, phony billing, that sort of thing. So Ronald Dyson was involved in Medicare fraud. No, he was the key witness against the guy the feds believed was behind it. Ati igihe cyonyine yageze guhamagarwa muri leta uno Ronald Dyson n'umugabo wa Cherry uriya washatse umugore wa David Barros ngo ni igihe cyonyine ngo yigeze guhamagazwa mu byerekeranye na fraud y'ibijyanye n'imiti byakorwaga n'ivuriro. Ati none se niwe bikora gatoya atahubwo icyo gihe yaraje nk'umutangabuhamya no gushinja abakora ubwo bucuruzi bw'imiti butemewe n'amategeko cyangwa se n'izo magendo n'ubwo buriganye. Bivuze ngo ni inyangamugayo ryahamye. Only before it went to trial he got amnesia. Ariko igihe kigeze cyo kujya mu rukiko ngo ajye gushinja nubwo yari yabanje kubanga abantu azabashinja ngo yahise abura ubwonko bwibutsa aravuga ngo ibyo bintu simbyibuka. Bivuze ngo bamuteye ubwoba. The feds think was behind it. Bakeka kandi ndaro biri inyuma ni Nick Fisher.
turashize. Bivuze ngo Ronald Drison afite ahuriye na Nick Fisher. Nick Fisher yigeze gutera ubwoba Ronald Drison, arabwira ngo ntujye kunshinja mu rukiko cyangwa ugirire nabi. Niko bacika. You guys want to tell me what's going on? Kandi Nick Fisher bano baramuzi. All right, well, if you change your mind, I'll be over there at the bar on your dime. Ngiye kuba ndi kuri bar ndi kunywera amafaranga muri bwishyure turasubira. Yarabazaniye amakuru ngagiye kubabwira amafaranga muri bwishyure. What if Nikki is behind Ronald placing that call? Ese Nick Fisher yamugizeho n'aba yaramutse abaye ari uri inyuma. Aramutse abaye ari uri inyuma yo kubwira uriya muganga Drison ngo Not anymore. GSR came back positive on Wesson. Emmy is umva amakuru yamaze kugaragaza ko uriya mukobwa nta cyaha afite kuko icyaha twamushyiragaho cyane cyane no kuvuga ngo yafatanije na David Barros kwica wa mu Sylvia bita ngo ni Wesson. Atariko ibimenyetso byagarutse. Uwo mugore bari kuvuga nyine ni wa wundi warashwe kare. Warashehiride nanjye agerageza kuntoteza no kunshimuta. None mwanziritse amapingu ku gitanda. Hey, wa mugore twiboneye avuga ngo tugiye gutera inkunga, tugiye guha amafaranga fondasiyo ya Cherry kugira ngo Cherry utwita wigire muri ibyo no gutwita no gufasha abantu nayo mafaranga tumuye abayamanaginga kugira ngo tukomeze tumutandukanye na David Barros cyangwa se dukomeze twigire David Barros. Uyu mugore ari inyuma y'ibintu byose David Barros afite ahuriye nabyo. None uyu message yohereje Ronald, uyu message Ronald arayisibye ku gasomaniFilms.com. Je banyita Kimomo, abanzi nago bangereranya, abamenye nago banshidikanyaho. Ibuka kwishyura 7 byawe ku kwezi n'ibihumbi 4 ku cyumweru. Nakubwiye ngo tugeze muri sezo y'amafilime gusa. Mukiriya wa Lucky uri umunyamugisha, wowe n'umuryango wawe twishimiye kubagezaho ifu y'ubugari Lucky Cassava Flour itunganwa n'uruganda rwa Lucky. Uyisongewe wese asigara yirahira, yewe n'abatarakundaga ubugari ubu barayobotse kubwa Lucky Cassava Flour. Yisange mu gihugu hose mu maduka ya Lucky cyangwa uduhamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe.